ayisike. Reka mbwira abantu mwagiye muvuye mu cyaro mukagira amahirwe Imana ikabaha akazi gashyushye kaguhema amafaranga meza. Wa muntu we wibuka wasize iwanyu, wibuka ubuzima mwanyuranyemo na mama wawe ajya gupfundikanya aca inshuro kugira ngo ukunde ugere aho wigejeje. Ugiye mu mujyi, mwe mwitonze gukopa iyi video banza uyumve irangire. Ugiye mu mujyi ubonye akazi, ntiwumva uragiye Huye n'Isadunda ukwezi kwa mbere wasezeranyije mama wawe ko uzamugura agatenge. Oya nako igitenge waba ukabije yawe na menshi, uzamugurira basi n'udukweto n'utwa fili twamucikiye. Huye niyo Sadunda ukwezi kwa mbere murakuriye, usohokeye ku mazi. Niwongeye aho wasize iwanyu mu cyaro, simvuze abo hanze famiye yawe. Mama we nakomeza nshishuro, nizeye ko umwana we ukwezi ni kugera azagira ikintu amuhereza, nyewe nishoboye. Yakoze uko ashoboye kugira ngo ugere aho ngaho. Iyo nkoko uri murya niyo fi wirenza. Wageze mu mujyi ibintu bicamo urarengwa, usigaye ujya koga muri pisine. Mama wawe ibintu birimo biranga, yadodesheje agatenge. Aho akadodesheje bari kumwishyuza. Numubeshye ngo naguhamagaye, numubeshye ngo ma kuwa kabiri nzayohereza, kuwa kabiri harageze, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, ku cyumweru, kuwa gatandatu, icyumweru bibiri birarenze. Mama wawe yaguhamagara ngo umwana wanjye kagatenge barakarangije amafaranga ngiye kukwishyura. Barangiza ukamubwira ngo mama, ariko muzi ko ngira akamashini gacura amafaranga mu mujyi. Rimwe na rimwe uramubwiye ngo mama ndi mu kazi kenshi ndaguhamagara. Ndabizi neza ko uyu muntu ateye imbere, buri muntu wese umuhamagaye atari na bosi we mu muryango we wari wese aramubwira ati ba witonze ndaguhamagara. Iyo ndaguhamagara ashira amezi abiri ataguhamagaye. Ndagira ngo mbwire mugira abantu inama z'abantu bo mu cyaro bagera mu mujyi ibintu byacamo Imana yawe yakubura ifishi ifaranga rikajojo. Wajya kugura iyo modoka wabanije kwibakira mama wawe inzu. Iyo modoka uzayigendamo n'udukweto s'umuguriye, umubyeyi niwe wamugurira ikisera kamambiri z'igihumbi zamushimisha. Ntabwo ari ngombwa umubyeyi mu by'amenge ako amakose aranyurwa. Ninde muntu wahaka kamambiri z'igihumbi zikamushimisha? Iyo Sadunda waya kamambiri y'igihumbi cyangwa se ikindi kintu kiri munsi y'igihumbi akacyemera, utamuhaye Imana iri hejuru y'ibihumbi 30. Uri rujya kugura indabyo zihenze uzango umukunzi iyo Sadunda nakunda n'inda yawe wakwitonzera. Bari umuntu wawe barirwa babirukanira school feeding, baguhamagara ati ndahuze ndi mu kazi. Akazi urarukora ni kuraramo. Uraho waguze za figo, waguze ububati ngo gati yawe kundi se neza. Wibagiwe aho wasize iwanyu. Mu by'ukuri umuntu ufite ubwenge uri muri iguye inkoko ukarya umugati usizeho bureba. Mama we yarariye ubugari n'ubunyobwa n'uwo munyu urimo yawusabye. Mu by'ukuri ufite ubwenge, bitekerezeho. Urajya kugura ku kabati basi wabanje ukagura n'intebe imwe ya shefu mu nzu y'iwanyu. Umushitsi arabasura akabura ahantu yicara.
abaturage jya kugura ku kabati cyangwa wenda firigo ubanje kureba ko mama wawe mbese mama wanjye aryama kuki cyangwa papa wanjye aryama kuki ufite ubwenge niba ibyo bintu utabikora bifite kubera isomo mubyeyi no wamuha igiceri cy'ijana cyamunyura ntabwo mvuze ngo umuhe ibya mirenge akuze umubyeyi kubyara umwana akamubumbira kumuteza abantu barimo mu cyaro barirwa bamuca bamubwira ntafite abana za Kigali bafite akazi urimo uramuteza bisi iri kumwota ariko reka mbabwize uko yewe yisa ngo Imana nibaho ari kujya asenga mama ku izina ry'Imana mama niwe muntu ari kujya asenga iyo wisa Imana ngo nazibaho ari kujya asenga Imana mujya mubona agaciro k'umubyeyi ni ikihe kintu wabona kikiguzi cyangwa umubyeyi wawe reka nkubwire ukuntu mama wawe ari umuntu ukomeye cyane mu buzima bwawe ndabizi ko neza ababyeyi bose batabereye abana babo neza cyangwa urugendo rwiza ariko wibuke mama wawe inshuro yagiye kuruhana ajya guca inshuro aguhetse mama wawe akemera agateka uturyo bikaba bikeya akemera akarya ibyo washigaje kugira ngo ukunde uhage wuzuze icyo gifu cyawe ugeze mu mujyi none uhuye n'ayandi masadunda ugendeye mu Kigali rero njya kuza mu mujyi mama yambwiye ko hanyuma abwira impanuro yampaye mwana wanjye uzirinde kugendera mu Kigali kandi ikindi uzirinde kurengwa ujye wibuka aho wasize inyuma iyo mpanuro murayumva uzirinde kurengwa mbere na mbere wibuka aho wavuye reka mubwire kankomeze inkuru yanjye iyi nama ngiye kukugira mfate mu mutwe iyi video uyumve mpaka irangiye kuko irimo inyigisho nyinshi cyane ahantu umubyeyi abera igitangaza ushobora gushaka iyo sadone cyangwa wenda umukobwa mukundana bya nyabyo ariko biragoye kumva ko umuntu agukunda biragoye byarangiza iyo urwaye ushobora kurwara ukajya kwa muganga hashika Faisal Kanombe bikanga umugore wawe akareba ibintu bibashizeho imodoka muzigurishije n'amasambu akareba kugira ngo iranzu uyigurishe ukanze muti nigende ku izina ry'Imana ngo muzikore umugore ushobora kunamba ku mugabo we ni bakeya abagore benshi babona ibintu birimo bikendera agahita kuva akagenda mama wawe wo mu cyaro imugere mu matwi ngo umwana wanjye arwaye mama wawe azemera ave mu murima mu musiri azayiruka ataniteye n'utuzi ase mu mugiye umwana wanjye ari hehe muramubekera ngo yasaze umwana wanjye ntabwo murambeshye ntabwo yarwaye arahangayitse kandi ufite umuntu we akaza akakwicara uruhande wari wabona mama w'umuntu arambiwe mu kiburere n'ubundi ngo iki cyarapfuye ibyo bintu wari wabona umubyeyi hari umuntu umubyeyi kunambaho paka inshuti ziraza zikagucikaho zikagenda zikaguma ziri kunegosiya ngo ese wa muntu ameze ati yapfuye tujye gushyingura urimo urabyumva ngiye nimpfa ntihazagira umuntu uza kumpagarara hejuru ngo waje mu ba mbere ugura amasanduku ni kimwe isi wamurikise ariko mwafashije abantu
uraza mu ba mbere ngo ndagura isanduku nziza mwisi niwigize ungurira na kamambiri n'ikaye y'ijana niwigize uyingurira ariko uje kunigoza rega uri muri aho uri muri arira y'marira y'ingona twamukundaga nimukabeshya abantu basigaye mukundaga iki zuga garutse rahira kamomeze amababa kunambaho abandi bose bararekuye ati cyarabaye cyarapfuye muri kure ntacyo tukiramira amababa kunambye urakize abandi inshuti zose zaragiye umwana wanjye mama warahangayitse rero umuryango urwaje urakira uteye imbere uramwibagiwe ushane bagenda ihure n'abandi basitari mu mujyi ugendeye mu kigare kidafite 12 ni wowe muntu uri kumenya akabari keza kaje ni wowe muntu uri kumenya hoteli nziza ugomba kujya muri weekend gusohokeramo niyo sadunda yawe Peter ndamumereza aho ngaho reka nageze aho ngaho ikiganiro nawe